Hello guys, ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ko buri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira ibiganiro nkugezaho Imana iguhereza umugisha. Reka mfate uyu mwanya nshimira cyane abantu bakanze subscribe, tumaze kugira subscribe 140 ni urukundo mwanyeretse. Imana ibahereza umugisha, nukuri bijya bindenga. Imana ihereza umugisha ikiganza cyakoze ibyo bintu. Mbibutsa gukanda subscribe ku bantu batarazikanda ko hari igihe ubutumwa buba bwinshi ariko nkareba ubwo abantu bagarutseho cyane, bityo nkakora nk'iyi video. Iyo wakanze subscribe ukanakora ku kazogera, iyo nkoze video uhita uyibona. Hari igihe rero yahuza n'amakene y'umutima wawe ukaba urasubijwe kandi ubundi warambuze, sibyo? Rero ndashima Imana kubw'abantu bakize, ndashima Imana kubw'abasamye. N'uyu munsi n'ejo nakiriye abantu, ejo nakiriye umupapa ambwira ngo warakoze kuba nitwa papa, ubu nkikiri umukobwa mwiza. Ntabwo ari ukubera njyewe, ahubwo ni ukubera Imana inshoboza. Niyo mpamvu uzizera hano ku Nkomangiro TV azabona Imana. Umuntu wizera azabona Imana pe. Kubera iki? Ntago nza hano kugira ngo nkubeshye unkurikire, ntago nza hano nsikaminga, oya. Ibyo nkubwira biba ari ukuri, ni wizera uzakizwa, sibyo? Abantu bakize ama infection, abantu bakize imyate, abantu bakize ibibyimba byo mu nda, abantu bakize amaso, abana. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uri hano ukanda subscribe, kandi kwikanda ni rimwe ntago ari buri munsi, ahubwo iyo uje ku kiganiro kanda like, okay? Urakoze cyane. Nizere ko rero tugiye kujyana ku kiganiro tugiye kugirana gito cyane cy'ibiheri. Ibiheri ni ukuvuga ngo hari abantu bagira ibiheri bikababangamira, bikunze kuza mu isura cyangwa se bikaza mu gatuza cyangwa no mu mugongo. Ni gute rero wahangana n'ibi bintu? Ngiye kukubwira ibyo ushobora gukora, kandi nibutsa abantu bajya bagira kwihutisha video cyangwa bakihutisha video ntibayumve neza, barangiza bahura n'ingaruka bakagaruka batukana. Ubushize nakoze ikiganiro cy'ibi bintu, maze umuntu hashize igihe araza arambwira ati nsigaye nkwanga, umuvandimwe ngo ni inshuti yanjye narangiye uyu muti, ngo ariko ngo yarababutse. Kubera iki? Yumvise ikiganiro nabi, ntiyakumva ibibi byabyo, ntiyakumva uko bikoreshwa. Pfa kuba yumvise ngo tungurusumu, aragenda aramubwira ngo honda tungurusumu usigemo, yaramubabuye uruhu ruvaho. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo niba ugiye gukoresha tungurusumu uri kwivura ibiheri, yihonde, nurangiza ushyire ku gahera, ugire gutya ku gaheri gatoya, sibyo? Nurangiza urebe ko tungurusumu itazirana n'uruhu rwawe, ubone kuyisiga mu maso hose cyangwa se ahantu hari ibiheri. Icyo gihe bizagufasha cyane. Tungurusumu iri mu bintu bikiza ibiheri, ariko iyo yahuje n'uruhu rwawe, iki kintu kijye cyumvikana, sibyo? Genda ubikore, kandi nubona bikorana n'uruhu rwawe ujye usiga mu maso hose, hanyuma ureke ihumire. Nujya gukaraba ukarabe n'akaga cyangwa se agatambaro koroshye k'amazi y'akazuyazi. Bizagufasha mu minsi 14 uzagaruka umbwira ko ibiheri byawe byakize. Kubera iki? Tungurusumu ubwayo ni na nziza. Hari igitabo nigeze nasomamo ngo ni inshuti y'amaraso. Tungurusumu yo yinjiramwo n'imbere mu ruhu, ko hari ibiheri biba biri mu ruhu ndani, sibyo? Ibyumishirizayo. Urumva ko rero tungurusumu ari nziza. Hari ikindi abantu bakoresha nababwiye kandi nacyo gitanga umusaruro, n'umunyu w'ingezi cyangwa se gikuka cyangwa se gikukuri, bitewe n'aho uri, bitewe n'uko ubyita, sibyo? Rero tungurusumu, sibyo, iyo twayivuyeho, ahubwo umunyu w'ingezi wo uwukoresha gute? Urawinika, wamara kuwinika ugasiga ku ruhu. Hari igihe ubona bishishutse, ntuzabireke kuko nyine biba biri gushishuka bivaho ibyumisha. Nurangiza ugire gute? Nurangiza uyisigeho, uze gukaraba amazi y'akazuyaze, hanyuma
ubikore nabyo iminsi 14 uzagaruka umbwira. Ikindi kintu kijya gituma uruhu rwo mu maso rumera neza ni amazi watetsemo teyi. Ni ukuvuga ugafata amazi ugatekamo teyi ukaba ariyo ukaraba mu maso, ibiheri biragenda. Mvuze ngo iki yewe? Ibiheri biragenda. Sinzi impamvu abantu badakunda gukoresha ibintu bibegereye kandi bifasha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ubwo ni icya gatatu. Nkubwiye ibintu bitatu bikiza ibiheri. Njya kukubwira icya kane. Icya kane ni ugufata amababi y'amapera. Mvuze ngo iki? Amababi y'amapera urayafata ukayahonda, warangiza ugashyira mu mazi, sibyo? Warangiza nyine ugateka amazi ugashyiramo, warangiza ukoga mu maso, ukazajya uyogesha mu maso, ibiheri biragenda. Mwirinde mw'abantu mwe kubona umuntu yiguriye amavuta ngo muvuge ngo why not ngewe ntayagura. Ujye kwigana. Menyereza uruhu rwawe amavuta amwe kandi akoroheye kuyagura. Nibyo byiza. Ujye kwihananika kugira ngo wice uruhu rwawe. Uyu munsi ubonye udufaranga ntubizi neza yuko ejo n'ejo bundi wenda dushobora kubura, guhita uvuga ngo ngo Suzana ndayitaye ngo njye ku mavuta agura 80,000. Ejo akazi kazabura, nusubira kuri Suzana ntabwo bizakunda. Gira inama. Ikindi cya kabiri, kuva muri dushe mwihanaguza ibintu byose mubonye. Gena udutambaro two guhanaguza mu isura yawe. Kandi wirinde kogamo nta mazi ashyushye cyane, nayo ubwayo yica uruhu, sibyo? Umenye ko wanyweye amazi. Hari abantu bavuga ngo bazanywa amazi baruhamye, kandi amazi ari mu bintu bituma uruhu rumererwa neza, rugira ubuzima bwiza. Hari ubundi muti rero ugiye gukoresha kugira ngo ugire po nziza, itoto rigaruke. Turakenera urunyanya. Nurangiza urusaturemo kabiri. Numara kurusaturamo kabiri, ushireho agasukari. Numara kugashyiraho ukubishe, umase iminota nk'ingahe, nk'itanu, bireke byumireho, uze koga amazi y'akazuyazi. Inshuti yanjye uzagira uruhu rwiza. Uzagira uruhu rwiza pe, ku tuntu turi simple. Ikindi, ushobora gufata igikakarubamba. Uvuze ngo iki? Igikakarubamba. Numara kugifata, uriya mushongi wacyo uwushyiremo igitunguru nacyo warapye, cyangwa se wakamuye agatobe k'igitunguru nta mazi arimo, bivange ubyisige. Ibi rero byo bizagukiza na za nkovu. Bibutsa ko kumena ibiheri atari byiza. Uyu muti w'igikakarubamba uvanze n'igitunguru bizagukiza noneho za nkovu z'ibiheri, sibyo? Bituma uruhu rwongera rukirema. Bizagukiza ya matashi, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero gira ubuzima, gira uruhu rwiza, birakunda kandi mu buryo bworoshye. Ariko kandi ku bantu bafite uruhu nanone rwajeho amatashi cyane, ubuzi ibyo ngibyo ushobora gukoresha ubuki bw'ubunyarwanda wisiga mu maso, bizatuma amatashi n'amabara bishiraho, sibyo? Bizatuma amatashi cyangwa se amabara y'umukara kubera ibiheri wamennye atavaho, avaho, ubundi wigirire po nziza. Mwibutsa kunywa amazi s'il vous plaît, no kwibanda kurya indyo yuzuye, ugakunda kurya imboga n'imbuto. Fresheri barazirya, yego. Iyo umuntu arya neza nyine asa neza, sibyo? Umuntu iyo ari kurya neza asa neza. Niyo mpamvu rero nkwibukije ibi bintu, ariko kandi nkubwira ngo menya no kurya neza, umenye no kunywa amazi ahagije. Nabwiye ko umuntu ushaka kwivura nibura agomba kunywa ibirahure 12 ku munsi, sibyo? Ushaka kugira uruhu rwiza, ushaka gukira ibiheri, sibyo? Ndabakunda Imana ikandusha.